بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان، والصلاة والسلام الدائمين الخالدين الأتمين على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. twaje gushimira Imana isumba byose yo mugenga wa byose, dukwiye kuba dushimira igihe cyose kubw'ingabire zayo zitandukanye. Ingabire ya mbere ni igishoro yaduhaye kuri uyu munsi, kuba twabyutse turi bazima, nta ruhare rw'uwari wese muri twebwe atari ubwenge turusha abandi, kuko mu bagiye hari abeza kuturusha, kuko mu bagiye hari abafite umutungo mwinshi kuturusha, kuko abitabye Imana kuri uyu munsi harimo abari bafite imishinga myinshi kuturusha, ariko yose yarangiye idashinze. Twe Allah akomeza kuduhereza igihe. Iki gihe Allah subhanahu wa ta'ala abaduhaye ni igihe cyiza cyo kugira ngo nge namwe twongere dusubize amaso inyuma, turangiza turebe imbere, turebe aho tuva n'aho tujya, tubone yuko nta kabuza abagiye ntabwo bagiye ku bushake bwabo, natwe dusigaye ntabwo dusigaye kubera ko hari umwihariko twifiteho, ahubwo ni igihe Imana igenera uwishaka ikanabigena uko ibishaka. Niba twe dusigaye rero turasigaye turya turi menge, tumenye ibyo tugomba kuba twakora mu buzima bwacu, mu bitwunganira, mu bidufasha kuba twarushaho kureba icyo twazigamira roho zacu ku munsi w'ejo ubwo tuzaba duhagaze imbere y'Uwiteka Imana isumba byose. Bagaragu ba Allah, ni igihe cyiza dufite cyo gushimiramo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kudashimira Allah kubw'ingabire ko twabyutse turi bazima ni ukwihuguza, ni ukutikunda, ni ukutimenya, ni ukutigirira impuhwe, ni ukutazirikana ubuntu bw'Uwiteka kuri wowe Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye. Mbere y'uko ubyukana amaganya, mbere y'uko ubyukana agahinda, mbere y'uko ubyuka wumva wacitse intege kubw'ibibazo bitandukanye, banza ubyukana ibyishimo byo kuba wabyutse ukabyuka usanga uri muzima. Ingabire ya kabiri Allah yaduhaye kuri uyu munsi ni ukuba twabyutse tugasanga tukiri abayisilamu. Benshi bararyama ariko bakabyuka babaye ba murtad kubw'impamvu imwe cyangwa iyindi. Ese ntiwumvishije aho wakubwiye yuko yarose inzira arimo atariyo nzima, atariyo nzira? Ese ntuza babwirwa yuko beretswe? Ese ntubwirwa yuko hari abandi batembererwa ijoro n'amanywa kugira ngo bakurwe ku murongo w'Ubuislamu? Ariko wowe nge nawe turacyawushikamyeho kandi tuwukomeyeho. Turasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko n'ubuzima bwacu igihe azakenera kubwisubiza azabwisubize tukiri abayisilamu b'ukuri. Allah mu Qur'an ati wala tamutunna illa wa antum muslimun, kandi muramenye ntimuzatabaruke, muramenye ntimuzapfe mutari abayisilamu b'ukuri. Bagaragu ba Allah, amahoro n'imigisha tubisabire umukunzi wacu, tuzo ry'imitima yacu, uwitanze kuri ko kwitanga atanga amagana n'amagana, uwitanze kuri ko kwitanga atitangira itama, agatanga byinshi mu byo yashoboraga kuba yabona yari afite, nta na kimwe yigeze ahuguza mu butumwa. Icyiza cyose yabonaga yakigiriyeho inama abantu, ndetse n'abashishikariza kukigana. N'ikibi icyo ari cyo cyose aho kiva kikagira cyagira ingaruka ku buzima bw'umuntu, yagerageje kukimubuza ndetse anamubera ari intangarugero mu kucyegera kure, kugira ngo nibura ubashe ko wamufataho urugero rwiza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Burakeye bukeye cyuba yari cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nta kibangikanwaho n'icyo ari cyo cyose, nta nubwo tumubangikanyaho n'icyo ari cyo cyose. Uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala dushimira, imitima yacu ikamushima, ndetse ubuzima bwacu bukaba ari ubuzima bwakabaye igitambo ku cyo ari cyo cyose cyatuma Allah subhanahu wa ta'ala twishimira. Bagaragu ba Allah, nifuje ko uyu munsi tuza kuza kugira ikiganiro, ariko ikiganiro cyanjye nkacyerekeza ahakomeye. Uyu munsi turaganira kuri imwe mu ntwari, cyangwa se uwabe ntwari akarangwa n'ibi ngibi byamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Mugaragu wa Allah, Allah mu Qur'an aratubwira ati faminhum man qada nahibahu wa minhum man yantazir, ngo mu bantu b'intwari hari abamaze gutabaruka, ariko nanone hari abandi bakiriho. Hari abandi bakiriho
kandi bakabaho ari intwari, bakabaho bafite ugukomera mu buzima bwabo, bakabaho bashoboye guhangana n'ikibi aho kiva kikagera, bakabaho hari icyo bishingikirije mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wa minhum man yantazir, no muri bo hari abagitegereje yuko ukuri kubageraho, yuko urupfu rubageraho, batarahinduka ku jambo, batarahinduka mu gihagararo. Ndakwifuriza yuko nge namwe Allah subhanahu wa ta'ala yadushira muri izo ntwari tuza kuza kuganiraho uyu munsi. Ntabwo tuganira intwari ku mazina, ahubwo muranyemerera tuganira intwari ku bisingizo. Kuko iyo tuganiriye intwari ku mazina, iyo tumvishe n'izina ryawe wumva yuko utaba muri zo, ariko iyo tuganiriye intwari ku bisingizo wumva yuko warangwa nabyo ngo nawe ukunda ube nkabo. Bagaragwa Allah, n'iki tugiye kuganiraho kuri uyu munsi? Ni n'irihe somo nifuje yuko twariganiraho kuri uyu munsi? Naramuka ndanzwe naryo nawe ukarangwa naryo, rikakubera iri kwambika igisingizo cy'ubutwari, rikakubera iri gufasha kumva yuko uri intwari, rikakubera kumva ukomeye mu buzima bwawe. Icyo tuganiraho bagaragwa Allah ni al-afwu wal-i'rad 'anil jahilin. Umuryango tuganiraho kuri uyu munsi ni umuryango wigisha kubabarira, ni umuryango wigisha kubabarira no kwirengagiza ibikorwa by'injiji. Bagaragwa Allah, kubabarira si uwo ari we wese ushobora kuba yababarira. Niyo mpamvu abadafite uyu mutima, batazi agaciro kawo, batazi uburemere bwawo, ntabwo babiha agaciro gakomeye. Niho usanga umuyisilamu bamwe muri twebwe batsemba, bamwe muri twebwe bahakana ubudasubira inyuma yuko atazigera ababarira kanaka uko byagenda uko ariko kose. Mugaragu wa Allah w'ibikigwari, komera shikama. Abo bose baguhuguza, abo bose bakugirira nabi, abo bose bakugirira imigambi mibisha, abo bose bifuza yuko utabaho, abo bose baguhemukiye, abo bose uzi neza yuko ijoro n'amanywa nta kindi kibicaje nta n'ikibaraje inshinga usibye kujya bashakisha icyo ari cyo cyose cyakumanura ku rwego uriho. Kuna afuwa, agura igituza cyawe, ugira ubutwari, ubababarire, wirengagize ibyo bakora, wirengagize ibyo bavuga, wirengagize buri kimwe icyo ari cyo cyose bagukoreye. Ufungura umutima wawe uvuga uti Nyagasani Imana, abo bose ndabababariye, abo nzi muri bo n'abo ntazi muri bo, ab'ijoro n'amanywa bahora bakora icyo bagomba gukora, ana qad afawtu anhum, mu by'ukuri ndabababariye. Ese mugaragu wa Allah, ukosereza Allah subhanahu wa ta'ala wowe kangahe? Ese ntiwifuza ko nawe Allah yagira igihe akakubabarira? Allah mu Qur'ani atugaragariza ibisingizo by'intwari, akabitubwira mu magambo akomeye, ngira ngo tuze kujyanira na twese icyarimwe insha Allah ta'ala, turebe ibisingizo Imana yateganyirije abantu bo mu ijuru. Allah mu Qur'ani abanza kutubwira ati khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Allah aragira ati urajya ubabarira, unategeke gukora ibiboneye, kandi ujye wirengagiza injiji, ntukaziture inabi. Aya Allah aratugaragariza intwari zirangwa n'ibintu bikurikira. Allah ati khudhil 'afwa, jya ubabarira. Sifa ya mbere mugaragu wa Allah ukwiye kurangwa nayo mu buzima bwawe bwa buri munsi, al-'afwu 'inda al-maqdara, ni ukubabarira n'igihe ufite ubushobozi bwo kuba wakwihimura, ni ukubabarira n'igihe ufite ubushobozi bwo kuba wahemukira uwaguhemukiye, ni ukubabarira n'igihe ufite ubushobozi bwo kuba wagirira nabi uwakugiriye nabi. Ariko Qur'ani ntabwo ari icyo ngicyo Allah kwifuzaho, nta nubwo ari bwo butumwa Allah subhanahu wa ta'ala yifuza kukugenera. Allah ati khudhil 'afwa, jya ubabarira, wa'mur bil 'urf, unategeke ibiboneye, unakore ibiboneye. Icyambere bagaragu wa Allah al-'afwa, urajya ubabarira. Allah ntakubwiye ugomba kubabarira,
arakubwira ngo fungura igituza cyawe kuwo ari we wese, wa'mur bil 'urf, kandi ujye ukora ibikorwa biboneye. Urajye ukora ibikorwa biboneye, urajye ukora ibikorwa byiza, ntukiture inabi uwakugiriye nabi, urajye witura ineza uwakugiriye nabi, kuko aricyo gihano kimukwiriye. Igihano cy'uwagize nabi ni ukumugirira neza, igihano cy'uwakuvuze nabi ni ukumuvuga neza, igihano cy'uwaguhemukiye ni ukumukorera neza. Icyo nicyo gihano kimukwiriye mugaragu wa Allah. Ese nuramuka ubaye nkawe, itandukaniro ryawe nawe ni irihe? Ubutwari waba ushaka kugaragaza bwaba ari ubuhe? Uhemutse nk'uko yaguhemukiye, ukanga kumusura kuko yanze kugusura, ukamuvuga nabi kuko akuvuga nabi, wowe nawe muratandukanye. Nabi ikigwari ntuzabe ikigwari, shikama komera b'intwari. Naam, urababazwa n'ibyo bakuvugaho, urababazwa n'ibyo bagukorera, urababazwa n'uko baguhemukira, urababazwa n'umusozi wikoreye, ariko khudhil 'afwa, urajya utegeka, urajye ugira impuhwe, ugira imbabazi, wababarire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam ubwo yajyaga Taif, abantu b'Imaka bahamagarira inzira ya Allah banze kumwumva. Iki ni cya gihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahagararaga ku musozi wa Uhud, yagize ikabwira abantu ati ayyuhan nas, yemwe bantu, ndamutse mbabwiye yuko inyuma y'uyu musozi hari igitero cyinshi kubarwanya, mwabyemera? Baramubwira bati anta Siddiq ibn Siddiq, wowe uri umunyakuri kandi na so ukubyara yari umunyakuri, nta kinyoma twaba tukuziho, twabyemera. Arangije arababwira ati se ndamutse mbabwiye yuko ndi intumwa y'Imana naboherejweho kugira ngo mugandukire Imana, mwirinde ibangikanyamana, byo mwabyemera? Baramubwira ati ale hadha jama'atana, yewe Muhammad, ibi nibyo wadukusanyirije ahangaha uje kutubwira? Ayo niyo magambo wari uje kutubwira? Bamutera utwatsi banga kumwumva. Intumwa y'Imana ibonye byanze, iranje ifata icyemezo cyo guhunga uwo mujyi ikawuvamo, ikajya kubwiriza abo hakurya wenda hariho bamwumva. Intumwa y'Imana ubwo yajyaga Taif, yibwira yuko byibuze abantu bayo bayumva, ikimara kugerayo bagaragu ba Allah, yatewe amabuye, yakizwa, abana n'abasazi bagenda bayirukankaho inyuma, abayiteragura amabuye, kugeza ubwo inkweto yari yambaye zuzuye amaraso, no kugenda birayinanira. Intumwa y'Imana imaze guhemukirwa kuri uru rwego, yazamuye ibiganza ijya gusaba iki Allah subhanahu wa ta'ala. Mugaragu wa Allah, iyo wahemukiwe wowe usaba ute? Iyo wahemukiwe usaba iki? Usaba iki Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Allah uzabanyerekere, ya Allah uzabiture, ya Allah uzaba la. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati Allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun, nyagasani Imana babarira abantu banje kubera ko ntabyo bazi. Ntago bazundiwe n'ibyo bazi, baranyanga ariko ntago bazi icyo mbagamije ko kubayobora. Nyagasani Imana babarira abantu banje kubera ko ntago bazi. Maze ako kanya hamanuka abamarayika bagaragu ba Allah, nyuma yo kuvuga ni magambo akomeye, aravuga ati ila man yattaqilun, ila man yattaqiluni, ya Allah uranyerekeza hehe handi? Ila ba'idin yatajahamuni, ese nyagasani Imana nkomeze nje imahanga abanga bakanteragura amabuye, cyangwa se nsubire iwacu aho mvuka nje kuhakorera ubuvugizi? Nubwo nabo banze kunyumva kandi wabahaye ubushobozi kuri nje, ntungire hehe handi? Amaze kuvuga aya magambo, Allah yamwoherereje abamarayika babiri baza baje kumuhumuriza ndetse no kugusaba ngo abategeke icyo bagomba kuba bamukorera, bamufasha. Abamarayika babiri bamaze kumanuka, baraje baramubwira bati njye ndi Jibril, ndi kumwe na marayika ushinzwe imisozi, yewe Muhammad dutegeke dukora iki? Nubishaka turafata uyu musozi dufata ibyo hejuru tubigira ibyo hasi, ibyo hasi tubigira ibyo hejuru, bimana turafata isi tuyiterure tuyibacurikeho. Tubwire tugufashe iki?
nuramuka ubishaka turi buze kutegeka iyi misozi ibiri hagati ya Taif iri hagati y'uyu mujyi abantu baguteye amabuye niturangiza duhuze dutegeke dukora iki intumwa y'Imana iranje yitegereza abo bamalayika ariko bagaragwa Allah igituza cy'intumwa y'Imana cyari cyagutse wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Qur'an iratubwira ngo nta kindi twakoherereje yewe ntumwa y'Imana usibye kuba impuhwe kuba tu isi yose yahise azamura abaganza avuga ati la muramenye ntimugire icyo mubatwara da'uhu mubihore wenda hari mu migongo yabo hazaturuka urubyaro ruzamuna rukana mudil afu gira igituza cyagutse kubakugirira nabi gira igituza cyagutse kuri abo baturanyi bakubuza amahoro gira igituza cyagutse kuri ba bandi bahora bakuroga ijoro n'amanywa gira igituza cyagutse kuri abo banzi bawe bose abuzi n'abutazi nabo Allah atakwereka nibo benshi kurusha abo ubuzi ubonesha amaso yawe Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'indorerwamo yacu munyemere twongere tumureberemo ku nshuro ya kabiri ubwo yavaga Makka ahunze noneho akoze hijra avuye ku bantu be avuye mu mujyi we arahindukira reba Makka aravuga ati ya Makka yewe mujyi wanjye we yewe Makka iyo abantu bawe bataza kukunsohoramo ntabwo nari kugusohokamo ariko baranyirukanye baramenesheje bibaye ngombwa yuko ngusohokamo Rasul n'agahinda kenshi arahunze aragiye ariko abanzi be ntibarekeye aho bamwirukanse inyuma bamusanze naho yaragiye bamaze kumubura mu rugo rwiwe bagaragwa Allah baragiye bavuga ati atunaqa dushizeho ingamiya 100 ku buntu uri buze kuzana Muhammad ari muzima cyangwa se yapfuye ubuzima bwe butanze ikiguzi bagaragwa Allah uza kuzana Muhammad ari muzima cyangwa se yapfuye Muhammad sallallahu alayhi wasallam aya makuru yose yarayabwirwaga kandi yarayazi yakomeje guhunga ahungira mu buvumo akora urugendo bagaragwa Allah rw'ibirometero 470 imisago 470 bagaragwa Allah agenda n'amaguru kuko bari bafite ifarasi imwe bayisimburanaho na Abu Bakr Siddiq ibyo birometero 400 babigenda n'amaguru bagaragwa Allah amaze kugera mu mujyi wa Madina amaze gushikama no gukomera mu mujyi wa Madina amaze kugira imbaraga mu gihugu cya Madina ndetse amaze no kumva noneho igihe kigeze cyo kuba yakongera akabohoza umujyi bamusohoyemo akongera akawisubiza kuko yari amaze kugira imbaraga yaraje bagaragwa Allah banza kumuheza isezerano yuko mujyi wa Makka ribuze kufungura idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba Allah mubwira ati ubwitabaro ry'Imana riribuze kuba rigeze ukabohoza umujyi wa Makka kuri uwo munsi uzabona abantu barimo baza binjira mu dini afwaja ari amatsinda ugabona itsinda rimwe radashhadu an la ilaha illa Allah nuramukubonye ibyo ngibyo fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh icyo gihe uzarushaho gusingiza nyagasani wawe ndetse unamwicuzeho innahu kana tawwaba mu by'ukuri Imana yawe mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala ni umunyembabazi kandi wakirira ukwicuza kw'abicu bagaragwa Allah yaragiye yinjira mu mujyi wa Makka ayoboye ingabo ayoboye abayisilamu afite noneho afite ugukomera afite igisirikare ba bantu bamusohoye batitizwa n'ingabo babonye bananirwa kuba bajya guhangana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam maze intumwa y'Imana bose aho bari bagiye bihisha irabafata irabazirika ibashyira ahantu hamwe iraje avuga ati madha ta inni fa'ilun bikum none ko mwangiriye nabi mubizi mukamenesha mukashaka kunyica mugashiraho gahanga kanye mukagashiraho ikiguzi kigamijana ko mubizi ingamba runaka mwagiye muntera uyu munsi ko mbafite mu maboko yanjye murabona ngiye kubitura iki icyagihe cyawe nawe umwanzi wawe ubona umufiteho ubushobozi ni cya gihe cyawe nawe
umwanzi wawe ubona hari icyo wakamutwaye, ni cya gihe cyawe nawe igihe ubona yuko hari ijambo ufite rishobora kuba ryagira icyo rihindura ku buzima bw'umwanzi wawe, ni gute witwararika? Intumwa y'Imana imaze kubwira ba bana ati mada murabibona mute ngiye kubatwara iki? Baramusubije bati anta karimun ibnu akhin karimun, turakuzi yewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mubyukuri umuntu mwiza na se ukubyara yari umuvandimwe mwiza. Twirengagije byose, intumwa y'Imana ni ikihe gihagararo ibuze kugira? Yarababwiye ati idhabu fa antum mutlaqa, mwigendere rwose nababohoje, mwigendere ntawe nza kwitura inabi yaba yarangiriye. Idfa billati hiya ahsan. Qur'an Allah atubwiye muri surati Fussilat aya ya 34 atubwiye ati wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, ntabwo ikibi n'icyiza bingana. Idfa billati hiya ahsan, jawitura neza uwakugiriye nabi. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Kugeza ubwo bizagera ku rwego ababonaga ko muri abanzi bagatangira kubabona muri inshuti zihambaye. Naam, yarakwiciye mubabarire ubuhoke mu gituza cyawe. Wallahi iyo ukibitse cyangwa se ugifite mu mutima wawe ipfunwe ryo kudatanga imbabazi, uhorana agahinda kugeza igihe ubuhoke utanze imbabazi. Bagirira impuhwe, birengagize, baraguhemukiye, naam baracyaguhemukira, nibyo urabizi, barakugirira imigambi mibisha, urabizi, urababona, rekeraho, komera muri wowe. Idfa billati hiya ahsan, nakwitabaza uzamutabare. Uramenye ntuzamubwira tuributse uribagiwe, la, uzamutabare. Qur'an iti wa'mur bil 'urfi, unategeke gukora ibiboneye, ntugacike intege, komeza uhamagarira abantu inzira nyayo, bakwitambike, baguhagarike, bakugirire nabi, bagusebye, ariko wowe komeza inzira nyayo. Qur'an ikomeza ivuga iti wa'rid 'anil jahilin, kandi uragenda irengagiza abantu badasobanukiwe. Bagaragu ba Allah, igihe kimwe hari khalifa, umuyobozi w'Islam witwaga Ma'mun. Uyu mukhalifa cyangwa se uyu muyobozi yari afite umukozi wo mu rugo. Bagaragu ba Allah, umukozi ufite inshingano agomba kuba yakora. Umunsi umwe uyu muyobozi yari afite abashyitsi bamusuye, bari ku meza baganira, bari biteguye kuba basangira. Arangije ahamagara umukozi kugira ngo azane ibyo kurya, nibura asangire n'abo bashyitsi. Aratangira ati ya ghulam ya ghulam ya ghulam, yewe wa musore we, yewe wa musore we, yewe wa mukozi we. Umukozi aho yarari abari imyoje, aje avuga ati reka abantu banagira n'impuhwe, ntabwo bashobora kureka umuntu akaruhuka. Buri kanya ya ghulam ya ghulam, buri kanya no guhamagara. Abivuga mu jwi riranguruye kugeza ubwo wa muyobozi yaje kubyumva. Mushake ubifate ubishyire mu shusho y'iwawe mu rugo, uhamagara umukozi uri kumwe n'abashyitsi, umukozi akakubwira gutya, byagenda bite? Byagenda bite wese? Ndakeka izuba ritamurengana kuri uwo munsi ataragera iwabo. Siko byagenda? Siko turi? Ariko ibaze ufite abashyitsi, noneho wumve uri umuyobozi ufite abandi bashyitsi, byumvikana ngo ubwabyo ni igihe ukeneyemo icyubahiro. Buriya bitandukanye no kuba yabikubwira ari wowe bikeneye uri wenyine. Uzi kubikubwira noneho hari abashyitsi. Ma'mun yarabyumvishije, aje aravuga ati ni gutya bigenda. Iyo umukoresha abaye mwiza, umukozi aba mubi. Niyo umukoresha abaye mubi, umukozi aba mwiza. Aniyo magambo yakoresheje. Uzarebe ufite boss uzi ngo ni inkazi, ufite boss wawe uzi ngo ni inkazi, amasaha urayubahirize kugera ku kazi, nibyo sibyo? Raporo uyitangira ku gihe, nibyo sibyo? Nawe ufite umukozi woroha, iyo ufite umukoresha woroshye woroha,
utajya uremereza ibintu. Akazi gatangira saa moya ukageraho saa mbiri, uzi ko nta cyagutwara. Yumva impamvu izo arizo zose, nimubwira impamvu arabyumva. Arangije wa mukozi n'amagambo amaze gukoresha, azana ibyo kurya ku meza. Mu byo yarazanye hari imisosi n'ibindi nk'ibyo ngibyo byo kwakiriza abo bashyitsi b'umuyobozi Khalifa Ma'mun. Azana ibakure yuzuye isosi, aje gushyira ku meza. Akigera hafi neza ya wa mwami aba aritsamuye. Yitsamuye, urabona iyo umuntu yitsamuye, imbaraga yari afite zose azijyana mu kwitsamura, akibagirwa ibyo yari afite. Siko bigenda hari. Yaritsamuye mu kwitsamura, ya sosi yose ayimena ku muyobozi. Aho bwira wowe tureke Ma'mun, turetse twese twigire ku buzima bwacu. Aha, igikurikiyeho ni iki? Inki nyinshi ziri aho hafi, siko bimeze? Ariko kumuhemba bwo waba ukimuhemba. Ubwo iyo sosi cyaba ari cyo gihembo. Kandi urumva ko no kumumenaho ya sosi ntabwo byagarukiye aho gahunda cya gikoresho cyaramenetse. Naho muri imbere y'abashyitsi none tureke uri wenyine aho n'imbere y'abashyitsi. Ma'mun yarakaye mu buryo bushoboka nk'uko nanjye nawe twara. Amaze kurakara, wa mukozi ahita abona yuko bosi we yagize gute, yarakaye. Avuga ati none ndakizwa n'iki? Wowe umukozi imbere ya bosi wawe urayitwara ute? Ambwira wowe wakwitwara ute? Noneho wowe ari bosi mu kanya, noneho umukozi urabigenza ute? So gukizwa n'amaguru siyo nzira yonyine ubona iri imbere yawe. Noneho uri ibwami urakizwa n'amaguru uhungira. Ubwabyo reba inzu ukuntu yaba ingana y'ibwami y'ubutegetsi, urakizwa n'amaguru ujyayo. Ahubwo sosohoka aho ngaho. Noneho uri umutegetsi, zanki urumva zihagije igihe waba uri umutegetsi unafite n'ijambo ryo kwica no gukiza. Umwe mu basirikare we bikegera cye cyari kiri aho ngaho, nicyo kitubwira ngo wallahi ntabwo nigeze nshidikanya yuko agiye kumbwira ngo muce umutwe. Njyewe muri njye nahise ntekereza nanitegura kubahiriza itegeko ry'umwami, kuko numvaga nta gisigaye inyuma. Reba ya magambo ya mbere, umwami arihanganye. Reba amagambo, reba igikorwa cya kabiri none. Ariko maskini aba bayobozi bari abayobozi bafite uburyo barezwemo, bari bafite irerero barerewemo ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'inyigisho z'Ubuislamu. Uyu mukozi yari umwe mu bari bazi gukoresha Qur'ani mu mwanya wayo. Yaratangiye ati, ntakubwira ati hangane pole, yabonye ayo magambo ntago nabona aho nyahera. Arangije asoma aya ya Qur'an iboneka muri suratu Ali Imran, aho Allah avuga ati والكاظمين الغيظ. Allah mu kugaragaza abantu yegeneye aljanna yavuze ati alladhina yunfiquna fi amwalahum fi sarra, ngo naba bandi batanga mu mitungo yabo mu gihe borohewe bafite umutungo, wadharra n'igihe bafite ibibazo, walkazimina alghayz, naba bandi barinda uburakari bwabo. Abo nabo Allah bateganyirije iki? Aljanna. Naba bandi barinda uburakari bwabo. Intumwa y'Imana iti laysa ash-shadidu bisur'ati, ntabwo umunyembaraga ari uwihutira gukora nk'uko njye namwe twahita tubigenza. Innama ash-shadid, umunyembaraga nyakuri, alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, ni wa wundi urinda uburakari bw'igihe yarakaye akagira gukomera, akagira kwirengagiza kugeza igihe uburakari bushirira. Uyu mukozi yese avuga ati walkazimina alghayz, naba bandi barinda uburakari bwabo.
Ma'mun aramwumviriza yumva ko ari amagambo y'Uwiteka aranje avuga ati kavamtu ghayri. Naam. Acho uburakari bwagerekana urwane nabwo. Arifata ati naam kavamtu ghayri. Uburakari bwanjye ndabukontroye nta kibazo. Mukozi ambye ati oya Allah ntabwo yari yarangiza kuvuga. Allah komeza avuga ati wal afina 'anil nas. Ari gihe uvuga ngo reka nihangane none hari kukabirwara inzika. Siko bigenda? Igikorwa wazakibagirwa? Al-Qur'an komeza ivuga ngo nanone abo Allah yajyanye aljanna wal afina 'anil nas, naba bandi bababarira abantu. Anje ambye ati na'am afawtu anka nakwabariye. Asoza avuga ati wallahu yuhibbul muhsinin, kandi Imana ikunda abagira neza. Aje ambye ati ushhidu Allah, ndaguhamiriza kuri Allah yuko narinze uburakari bwanjye ndanakubabariye kandi wari umucakari wanjye ndakurekuje ubu ngubu utangiye kwigenga ajya aho ushaka kubisha. Nende muri twebwe wagira ubu butwari. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu munsi ntabwo nganira ku ntwari ahubwo naganira ku butwari. Njye namwe dukeneye gukomera mu buzima bwacu, tukababarira tudategereje gusabwa imbabazi, tukababarira tutarinze kuba twashyiraho kondisiyo yabo dusaba imbabazi, yabo dusaba imbabazi, tukababarira tutagize icyo twigira gute dushiraho icyacyo cyose. Nanone kandi bagaragu Allah mu Qur'an muri suratul Hijr aya 85 Allah rongera akavuga ati fasfahis safhal jamil. Allah ati nitwanarenya ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo bitari ku mpamvu z'ukuri kandi mu by'ukuri imperuka izaza nta gushidikanya. Bityo fasfahis safhal jamil, bityo yewe Muhammad irengagiza amakosa yabo ubababarire. Irengagiza amakosa yabo nurangiza ugire gute? Waislamu mu buzima tubayeho bwa buri munsi intwaro ikomeye igira ni ukwirengagiza. Kwirengagiza abagaragu bawe, kwiyibagiza, kwigira injiji. Umuntu ukamubona umuziho byinshi, uzi neza ko ari we mubi mu buzima bwawe, uzi neza ko ari ukugejeje ku rwego uriho, uzi neza inabiye, ariko akarimi ke yakazana gatyaye kavuga amagambo meza ukakumviriza ukamwumva. Ukigira injiji nkaho ibyo yagukoreye byose utabizi, ukarenzaho. Fasfahi safhal jamil, unirengagize kandi ubabarira bakugirira nabi. Intumwa y'Imana itirengagiza abayiteye amabuye yari gutegeka abamarayika bagakora ibigomba kuba bakorwa nk'uko nanjye namwe byaba bimeze. Siko bimeze? Iyi ntumwa y'Imana itaza kubifite ukwirengagiza aba bashize igiciro ku buzima bwe, yazanwa ari nzima cyangwa yapfuye. Nge namwe niko byari kugenda abagaragu ba Allah iyo tuza kuba twe dufite ubwo bushobozi. Ariko intumwa y'Imana yarirengagije, yiyibagiza ibyo bayikoreye, irangije irababarira abagaragu ba Allah. Agura igituza cyawe ugituzemo imbabazi, ugituzemo impuhwe, ugituzemo urukundo, ugikuremo urwango, ugikuremo inzika, ugikuremo ishyari, ugikuremo icyo ari cyo cyose cyakwangiriza ubuzima bwawe. Nanone kandi Allah ntiyasibye kudutoza uyu muco wo kubabarira. Allah aratubwira ati walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum. Allah muri surati Nur aya 22 Allah ati walyafu, ati bajye bababarira, walyasfahu banarenzeho. Aro kubabarira umuntu ukamubabarira ukavuga ati ariko nta kintu nakongera kumufasha, Qur'ani iti oya ntugarukira aho ngaho, ahubwo walyasfahu ugira gute? Unarenzeho. Allah aranje avuga amagambo akomeye, aratubwira ati ala tuhibbun, ese mwe ntabwo mwakunda yuko Allah abababarira? Allah ajya kubabarira atari uko abanje kwirengagiza. Waislamu, Allah ajya kubabarira ari uko atabanje kwirengagiza. Kabiri, Allah ajya kukubabarira atari uko arengejeho. Ibaze Allah gufatira muco wakoze agahita guhanira aho ngaho. Ninde waba ugisigaye kuri isi ya none?
ninde waba ukiriho bagaragwa Allah se akubabarira no kumusabye imbabazi bingahe mu byaha ngi namwe dufite twasabiraho imbabazi tutanazi ko ni icyaha ariko Allah kwirengagiza akatubabarira niba ushaka ko Allah kubabarira banza nawe ugira umutima ubabarira babandi ubona yuko nge ntabwo namuvugisha ntabwo nakorana nawe ntabwo nagira gute ibaze nawe Allah ariko avuze ku rundi ruhande bitewe n'amakosa wagiye umukoresha n'amahanga Allah agutegeka gusari salatul fajr salatul dhuhr salatul asr salatul maghrib salatul isha ubisari gute ibyo byose Allah arabyirengagiza bavuga ati basi umugaragu wanjye anagerageje anabikora hari abandi batabikoze Allah akakubabarira akagahitira swala yawe bagaragu Allah nanone kandi Allah ati wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur mvaye wantwari we icyaka kugiza intwari cyari kingiki ntabwo twakagize intwari no kwigamba ntabwo twakagize intwari no kwivuga urwango dufitiye bagenzi bacu enge kananga buranje ntabwo nanamuvugisha ngira salamu yanjye namuha suko dute suko tumeze yansuzugura ndetse nta muzuru rye harangaburira se ninjya kumusaba zanyine suko tuteye ntawe twari bw'uburware nk'ubwo ngubwo bugaragara Allah ati wala man sabara naba bandi bazihangana wa ghafara bakababarira inna dhalika la min azmi al-umur ibyo ngibyo biri mu butwari bukomeye ibyo ngibyo biri mu butwari bukomeye kwihangana Allah ati wama yulaqaha ntawugezwa kuri uru rwego illa alladhina sabaru cyetse babandi bagize ukwihangana wama yulaqaha illa dhu hadhin azim nta nabagezwa kuri urwo rwego rwo kwihangana usibye babandi Imana yahaye amahirwe akomeye isbir ihangane wihanganira uwo muturanyi ihangane wihanganira uwo mukoresha ihangane wihanganira uwo mukozi ihangane wihanganira uwo muvandimwe ihangane wihanganira uwo mugabo ihangane wihanganira uwo mugore ihangane wihanganira icyo ari cyo cyose n'uwo ari we wese mu buzima bwawe bwa buri munsi igihe uzananirwa kwihangana uzasaba Imana ikwijyana kuko nta yindi raha yo kuri iyi si bagaragwa Allah nyuma yo kunanirwa kwihangana Allah من القرآن ومن سورة آل عمران آية مغنبي أين آية يقول كمري سورة الله لفظت يا أيها الذين آمنوا اصبروا يمغى بيب إيمانا من يهانغا وصابروا من نيهانغا يعني هغتي يانيو وذكري واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا كان مفتن رنانا مسنير مقصومي واتقوا الله نتي نمانا لعلكم تفلحون kugira ngo mugere ku ntsinzi yatsinze ntimuzagiraho bagaragwa Allah amutari hangana ngo munihanganirane ngo munafatanye runana musenyera umugozi umwe murangwa no gutinya Imana ibintu bire nibyo bizatugeza ku ntsinzi bagaragwa Allah aya kuri uyu muryango ni aya nyinshi aho Allah adusubiramo kubabarira kugirira impuhwe bagenzi bacu kubabarira mwayimate Arrahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa abanyempuhwe nabimani bagirira impuhwe nimugirira impuhwe biri kwisi namwe Allah zabagirira naho muri hadith nyinshi bagaragwa Allah kuri uyu muryango kubabarira ariko muranyemera tuganire mo zimwe muri ahadithi zadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi hadithi dutangiriraho ni hadithi yaciwe na Aisha Imana imyishimira annaha qalat Aisha rabzati قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إجتمع عائشة يبكي من إيمان صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد إن إيمان يبكي عائشة يبكي من إيمان إسي هرمون سوية زي أكبر مبي kurusha umunsi wa Uhud urugamba bagaragwa Allah intumwa y'Imana agiye kugwanamo intumwa y'Imana irabazwa ngo hari umunsi waba warakubereye mubi ukagukomerera nk'umunsi wa Uhud intumwa irasubiza iti abantu bawe
bankoreye ibintu byinshi bikaze. Ahangaha ni Rasuli kubwira Aisha ati abantu bawe bankoreye ibintu byinshi bikaze, baherukaga kubinkorera ku munsi wa Aqaba ubwo nagiraga icyo nsaba ibn Abdul Yalayl ibn Abdul Kalala ntame ibyo namusabye. Hari umugabo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagize igisaba aranje yamba kumuhereza ibyo agize gute ibyo yamusabye. Nagiye mbabaye, intumwa y'Imana ikutubwira, nagiye mbabaye mfite agahinda kugeza ngeze iqarni athalabi neguye umutwe mbona igicu kintwikiriye. Nyirevyemo mbona Jibril alayhi salatu wassalam arampamagara arambwira ati Imana yumvise amagambo abantu bawe bakubwiye nibyo bagusubije, none yakoherereje malayika w'imisozi ngo umutegeke icyo ushaka ko yabakorera. Malayika w'imisozi yarampamagaye aransuhuza maze arambwira ati yewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Imana yumvise amagambo abantu bawe bakubwiye kandi ni malayika w'imisozi. Nyagasani wanjye yanyohereje ngo untegeke icyo ushaka, nubishaka ndabarimburiraho imisozi ibiri ko iremereye. Nuko intumwa ya Allah iravuga iti ahubwo nifuza ko Imana yazabakomoraho abantu basenga Imana yonyine batagize icyo bayibangikanya nayo. Ibi nibyo twaganiraga mu kanya kashize, intumwa y'Imana igaragaza yuko yababariye bano bantu bagaragara Allah, ndetse ikanabasabira ko Uwiteka yuko Allah yabashoboza abo ngabo, yuko Allah yabakura mu migongo yabo abayumva bakayikurikira. Nanone kandi Aisha radiyallahu anha arongera akatubwira ati, yaravuze ati ntabwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yigeze igira uwikubita ikoresheje ukuboko kwe, haba mu bagore be. Kurikira hadith twabonye ko mu kanya iyo biza kuba ari twebwe kuri uriya mukozi byari kugenda bite? Twabonye ko twari kubigenza gute? Iki zari kuba nyinshi siko bimeze, ariko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu byayiranze uyu ni umugore wayo irimo iravuga. Intumwa y'Imana irimo iravugwaho yuko mu byayiranze mu buzima bwayo itigeze ikubita umugore ikoresheje ukuboko kwe ndetse n'abakozi, uretse igihe yabaga irwana mu nzira y'Imana, kandi ntiyigeze yihorera ku cyo ari cyo cyose cyayibayeho uretse icyo cyabaga cyarenze imbibi z'Imana. Ni ukuvuga ngo ntiyigeze na rimwe yihorera kuwo ari we wese n'icyo ari cyo cyose cyabaga cyarayigiriye nabi, cyese iyo cyabaga cyarengereye imbago z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo gihe yahoraga kubera Imana, icyo gihe yahoraga kubera Imana. Nanone kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi dukesha Anas ibn Malik Imana yishimire yaravuze ati كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشيه الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعصا. الإمام صلى الله عليه وسلم nanone kandi hamwe no kwicisha bugufi kwayo no kubabarira kwayo no kwirengagiza kwayo mu byayiranze. Nanone naho Anas ibn Malik radiyallahu anhu atubwira inkuru yabaye ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, aratubwira ati, uyu ni Anas utubwira ati narimo ngendana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yambaye umwambaro wa Najirani ufite impande zikomeye, nuko umwara wo mu cyaro yegera intumwa akura wa mwambaro cyane, mbona ku rutugu rw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam hakobowe na wa mwambaro bitewe n'uburyo wakuruwe cyane. Intumwa y'Imana yaragendaga uyu munyacyaraza akura umwenda w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Nawe byibaze ngewe nijya tujya tuvuga ibi ngibi tujye tubigarura kwanza kuri twe. Urabibona ute umuntu aragusa guturutse inyuma
yarangiza agawukura umwenda, si umwenda wawe agawukura jilbab, utitaye ku cyo akubwira, utitaye ku uwo ari we, wahindukira ute? Muriho urimo uragenda, umuntu aguturutse inyuma akuruye amajilbab, wahindukira buyihe pozisiyo? Wahindukira uvuga ati ariko se uyu ninde noneho? Uhindukira ute? Buri wese ariyizi, bari insana ala nafsihi basira, buri wese azi icyo yakora aho ngaho. Nushaka ubyibaze wa undi wabigerageje icyo wamukoreye, kuko muri mwebwe hari ababikoze. Utitaye ku cyo ari cyo n'uwo ari we. Rasul sallallahu alayhi wa sallam bamukuriye imyenda, uyu mwenda wari ukomeye cyane. Bamaze gukurura wa mwenda, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam akurikira ibyabaye. Anas aratubwira ati nuko wa mwarabu amaze gukurura ya myenda, intumwa y'Imana irahindukira, wa mwarabu araje abwira intumwa y'Imana ati yewe Muhammad, hano kuvuga wenda ngo yewe ntumwa y'Imana, hano kuvuga nibura nabibaze umuntu aguhamagaye mu mazina yawe. Umuntu aragufashe abana baturumvikana Islam, uri intumwa ufite icyubahiro cyawe, nakubwiye ngo wowe byibaze ari wo bakuruye, noneho ubyibaze ari nka meya cyangwa undi muntu bakuruye, uko byagenda. Agiye kumuhamagara aramubwira ati yewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, byibaze mu mashura y'inka wa muntu agukuruye akaguhamagara mu izina ry'ubukobwa bwawe, apana izina ry'ububyeyi byibuze ngo nakubahira icyubahiro cyo kuba byara. Byaba bimeze bito Islam. Uyu muntu tugarukira ahangaha, tutarenze n'ahangaha,